Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube mukunda muri benshi. YouTube yanyu, YouTube yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ushobora kuba wadownloadinga application. Abenshi aba WhatsApp arabashirana ugasanga yataye umutwe agiye kuba technicien bishyuye amafaranga. Uyu munsi ushobora kwidownloadingira cyangwa gufata WhatsApp yawe ukaba wainstalla muri telefone. Ushobora kuba ndetse wakwinstalla applications zitandukanye, ushobora kuba wakwinstalla amagame, ushobora kuba wakwinstalla ibintu byinshi muri telefone yawe mu buryo bukoroheye. Ntabwo ari ngombwa yuko ugenda ngo umuntu ngo ikijamo ibi n'ibi no. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuba twareba application imwe twa downloadinga. Ushobora kuba ari game, ushobora kuba ari application runaka, ushobora kuba ukunda imikino itandukanye, ushobora ni byinshi cyane biba muri PlayStore, ariko hano haba harimo n'utwa application abana bakunda kureba. Haba hari za application benshi bashobora kuba barebera amateleviziyo. Wenda uyu munsi reka turebe nka application wenda yitwa RBA cyangwa se RTV. Iyo ukanze muri search ukandikamo iyi application izina ryayo, bihita byihuta bitabiza. Ushobora hano nanditsemo RTV, ubwo ni televiziyo y'igihugu. Tugiye ku downloading application kugira ngo ubashe kureba televiziyo muri telefone yawe. Iyo umaze kwakanda urabona ko haza ibyinshi. Nanditsemo RTV ariko nashakaga televiziyo y'u Rwanda. Uhita ukanda aho byanditse ngo ni Rwanda TV. Iyo umaze kubibona gutyo rero murabibona neza ko iyi application yitwa Rwanda TV. Hano munsi yaho hari ahantu handitse ngo install. Ubwo ni ukwinstalla, ukanda kuri iyo install, biri loadinga, ugategereza. Ntabwo ari ibintu biri butinde. Ubu tuvugana harabura kabiri iruzuye, imaze kuba downloaded. Ubu tugiye gukora ikintu cyo kuba noneho yahita yinjira muri telefone. Hano urategereza iri kwinstalla. Iyo imaze kwinstalla ukanda kuri open kugira ngo ubashe kuba wayaccessinga, cyangwa se murabona ko RTV se iza hano ibiri gufunguka. Ibintu biri kuri televiziyo aho iyo ngiyo utunze mu rugo, ishobora kuba ari flat cyangwa mu bundi bwoko. Ibi muri kurebamo hano ni nabyo biri neza muri no telefone. Ubu ngubu ndi kureba televiziyo yo muri telefone. Turabashimiye mwese mumaze gukurikira iyi tutorial. Murabona ko ushobora kureba televiziyo uri iwawe cyangwa se uri mu nzira, aho waba uri hose, umaze kudownloadinga application ya televiziyo ushaka iyo ari yo yose. Uyu munsi tukaba twakoresheje application ya RTV cyangwa se ya Rwanda Television, televiziyo y'igihugu. Je ubategurira iyi tutorial nitwa Eugene Dufitumukiza. Ubaye ufite icyifuzo, igitekerezo, cyangwa se ushaka kubaza uko application runaka ikora yo muri smartphone, ushobora kuduhamagara, wanatwandikira kuri WhatsApp ndetse na SMS cyangwa se ubutumwa bugufi kuri 078 4 30 22 75.